niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye. Ngo twaracunguwe ku bw'amaraso ya Yesu Kristo. Igihe tumwizeye twaracunguwe, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, kuva umwizeye wahise ubabarirwa ibicumuro byawe. Hari abantu bakeka ko bababarirwa ibicumuro kubera ko basabye imbabazi, ariko ndashaka kubwira, usabye imbabazi utarizeye Yesu Kristo, utizera amaraso ya Yesu Kristo, izo mbabazi nta kintu zishingiyeho. Imbabazi zacu zishingiye ku maraso ya Yesu Kristo yamenetse. Ayo maraso niyo yishyuye ikiguzi twagombye gutanga kubera icyo gicumuro. Imbabazi z'Imana ziza kubera ko hari amaraso yamenetse, twe tukayizera. Noneho iyo uzatse ntabwo ari cyo gihe uba uziherewe. Imbabazi wazihawe igihe Yesu amena amaraso ye, igihe zakugezeho igihe wowe mwizeye. Wumvise, imbabazi zatanzwe Yesu amena amaraso ye. Imbabazi zirahari ku bantu bose, ariko abantu bose ntibazifite. Twe twazakiriye igihe twizera Yesu Kristo nk'umukiza wacu n'umwami wacu, tuyizera ayo maraso ko yishyuye ikiguzi cyacu. Igihe wabyakiriye ukabyizera, niho byakugiriye akamaro, niho byakubazweho. Wa wundi winangira bavuga ati ibyo bintu ntago birimo, uwo Yesu wanyu ibyo byanyu ntibimubarwaho kubera ko atabyizera. Wowe ibihe byiza abaduteze amatwi, muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait. Mbafitiye ikiganiro umuntu yaheraho yongera kwiyibutsa, yongera guhindura ibitekerezo byacu dukurikije iki ijambo ry'Imana rivuga. Iyo duhinduye ibitekerezo no kwizera kwacu kurahinduka, kandi kwizera kwacu niko kuzana amasezerano y'Imana mu buzima bwacu. Iyo dushoboye kuyizera ku Uwiteka yaduhaye muri Yesu Kristo, igisigaye twe no kwizera tukayakira mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Mana, nongeye kugushimira ko turi bazima. Turagushimiye Mana ko turiho iki gihe n'iki ngiki, ko umugambi wawe ku buzima bwacu ugikomeza kandi ugomba kuzura, kandi ari umugambi mwiza mu izina rya Yesu. Ndagushimiye abahungu n'abakobwa bawe bahisemo gutega amatwi aka kanya ijambo ryawe. Ubahaze, ubahagisha ijambo ryawe, ubahishurire amasezerano yawe, ubahishurire isezerano ryawe rikomeye rishya waduhaye, n'amasezerano yawe ku buzima bwabo mu byo bakeneye byose. Turagushimiye Mana. Mwuka wera, twongeye uguha ikaze, turagutumiye muri iki kiganiro, uze uvugire muri njyewe, ube mu bateze amatwi, ubahe kumva, ubahe gusobanukirwa, ubahe ubwenge buturutse hejuru mu ijuru mu izina rya Yesu. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Amen, amen, amen. Mbafitiye ikiganiro nakwita uri umuragwa. Uri umuragwa, kuvuga ngo uri umuragwa no kuvuga iki? Ufite umurage, wararazwe, ufite umunani. Mu buhe bwami? Mu bwami bw'Imana. Reka ndasoma ibyanditswe bitegura ibyo ngiye kubabwira, nkubwira ko uri umuragwa. Ongera wiyibutse, ongera uhindura ibitekerezo byawe ko uri umuragwa w'Imana, uraganwa na Kristo, uri umuragwa. Ndashaka mukanya ndakubwira urebe umurage wawe ni uwuhe. Numenye umurage wawe, igisigaye no kwakira mu kwizera. Tugiye gusoma mu Bagalatiya igice cya 4 guhera kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7 haravuga ngo, ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Iki icyo bashaka kutubwira ni iki? Umuragwa n'imbata. Imbata ni abakozi, abagaragu, nicyo bari batandukanya umugaragu wo mu rugo, umukozi wo mu rugo hamwe n'umwana wo mu rugo. Ubu bose ushobora kubareba ukabona badatandukanye, ariko umwana afite umurage uzaza ababyeyi be baramutse bapfuye. Natwe tugiye kureba rero umurage wacu aho icyo ari cyo, igihe tubonera uwo ari wo. Umurongo wa 2, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Umurage ufite igihe uzira. Tuzi ko mu muco w'abantu basanzwe hari abantu bagira umuco wo kuraga. Umurage ugira akamaro iyo nyiri kuwutanga apfuye. Kuva nyiri kuwutanga akiriho, rwa rwandiko banditse avuga ngo araraga, nta kintu ruba rumaze. Niyo waba urufite nta kintu rumaze nyiri bwite adapfuye. Niho batubwira ngo kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko tukiri bato ngo twari imbata, dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Ese amategeko ya mbere yahoze mu isi ni ayahe? Amategeko ya mbere yahoze mu isi niyo iyo ugize neza barakugororera, baragushima, wagira nabi bakaguhana.
ayo mategeko aba ahantu hose ku isi yose. Ayo mategeko arahari, baba bafite ibintu bagenderaho, wagira neza bakagukomera mu mashyi bakagushima, wagira nabi bakaguhana, bakaba bagufunga, bakaba bagira bati ngo maze igihe gikwiriye. Umurongo wa 4 Abagalatiya cya 4, igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwaga nayo. Yabyawe n'umugore kugira ngo, kubera ko twabyawe n'abagore natwe n'abamama bacu, ashobore kuducungura. Aducungura iki? Kuri ya mategeko. Amategeko yazanaga umuvumo mu gihe tutayujuje. Wumve, ariko ibi byanditswe biruzuye ko Yesu yaducunguye ku mategeko. Ariko na n'uyu munsi Satani yereka akatubeshya, akabeshya abakristo, abantu bizera Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wabo, akabumvisha ko batsindishirizwa no kuzuza amategeko kandi atari byo, kandi batsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wabo n'umwami wabo. Ikintu cyitwa amategeko, kubera imyigishirize mibi, gihora buri teka kiturimo. Mu bwami bw'Imana, abwami dufitemo isezerano rishya ritubwira neza ko muri isezerano rishya tutagendera ku mategeko, tutagitwarwa n'amategeko, ko tugendera ku kwizera kwa Yesu Kristo. Ariko abantu bagakomeza kuyatsimbaraho nk'aho ariyo mpamvu iduhesha ijuru, nk'aho ariyo mpamvu iduhesha gukiranuka. Ntabwo ariyo mpamvu. Ntabwo dukiranuka kubera ko twujuje amategeko. Amategeko nanjye kuvuga ngo tuzayuza, ariko sinshaka no kuvuga ko tuzayuza. Yesu yarayujuje. Yesu yarayujuje, yarayatwujuje kubera ko tudashobora kuyuzuza. Akenshi amategeko muri iyi minsi abantu bayavunje mu myitwarire. Bareba ibintu, imyitwarire yacu niyo yasimbuye amategeko. None hari n'utundi tuntu twagiye twiyongereramo, twebwe abantu bizeye Yesu Kristo bamaze igihe mu gakiza, tugenda twiyongereraho kujya guterana tukabigira itegeko. Utagiye guterana ni ukuvuga ko ngo yishe itegeko, ni ukuvuga ko adashobora kugira umugisha, kuvuga ko wenda ngo yasubiye inyuma, yaguye. Kusoma Bibiliya tubigira itegeko. Rwose kujya guterana igihe amateraniro ahari rwose ni byiza, rwose ni ibintu byagombye kuba bimwe mu mbuto zacu bitewe no kwizera kwacu. Ariko ntabwo ari itegeko, ntabwo ari icyangombwa cyo kugira ngo Imana iduhe umugisha. Wibigira bikore kubera ko ushaka kubikora, wowe kubikora kubera ko ugomba kubikora. Twiyongeramo gusoma Bibiliya. Gusoma Bibiliya, waba utasomye Bibiliya uyu munsi ukumva ni nk'itegeko wishe, ukumva ufite ubwoba, ukagira ngo kubera ko wasomye Bibiliya ngo niho Imana iguha umugisha. Oya, soma Bibiliya kubera ko ushaka gusabana n'umubyeyi wawe, kabuze ko ari urwandiko yakwandikiye, urwandiko rw'urukundo yakwandikiye, kugira ngo umenye nawe uri wo, umenye n'amasezerano ufite. Genda rwose usome Bibiliya, usome ijambo ry'Imana rigutere kwizera, kubera ko kwizera kuzanwa no kumva no kumva ijambo ry'Uwiteka. Ibindi kwiyiriza, gusenga, kurara amajoro dusenga, abantu babigize ibyangombwa byo kugira ngo Imana ibahe umugisha. Ariko ndashaka kubwira yuko ntago ariko bimeze. Genda ujye kurara usenga kubera ko umwuka w'Imana kuyoboye ko kujya kurara usabana n'umubyeyi wawe. Wewe kubyita gusenga ikintu ukora kugira ngo Imana igire ikiguha, ahubwo byite igihe usabana n'umubyeyi wawe kugira ngo wumve icyo akubwira, umugisha inama. Muri uko gusabana n'umubyeyi wawe, umwuka wera nakuyobora kumenagura imyuka mibi ya Satani, uyimenagure rwose. Ariko wibigira icyangombwa cyo kugira ngo ube umwana mu rugo, kugira ngo ujye mu ijuru, kugira ngo Imana iguhe umugisha, kugira ngo ukiranuke. Ntabwo ari icyangombwa. Ibyo ni ibintu dukora kubera abo turi bo, kubera ko twavumbuye abo turi bo, twamenye abo turi bo, twahishuriwe abo turi bo. Hari imbuto zigendana n'abo turi bo, n'imyizere yacu yarangiye. Ariko abantu bagize imbuto babigira ibyangombwa. Imbuto ntabwo ari ibyangombwa. Imbuto ni imbuto twera kubera abo turi bo muri makeya. Ni ngombwa ko tubimenya, abantu bakamenyera, bakabimenya. Wijya gushakisha imbuto, ahubwo shakisha Yesu, kubera ko Yesu niwe, twe turi amashami dufashe ku giti, niwe giti, niwe mizi. Iyo igiti kimeze neza nuguma ku giti uzera imbuto. Igiti kizerera imbuto muri aya mashami. Twe kujya gushakisha imbuto ngo imbuto tuzigire ibyangombwa byo kugira ngo byo kugaragaza yuko ngo turi kumwe na Yesu. Oya, imbuto zagombye kuza, zagombye kwizana kubera ko turi kumwe na Yesu. Reka Yesu aganze muri wowe urera imbuto. Reka Yesu abe uwo ari we muri wowe uzera imbuto zimuturutseho. Okay, dukomeze dusoma ahangaha. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwaga nayo. Yesu yaraducunguye ku mategeko yatwaraga abantu, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Aha. Biduheshe umurage ugendana no kuba uri umwana w'Imana.
ntushobora kubura umwana w'Imana ngo we kutagira umurage, kubera ko Imana si umuntu ngo ibeshye cyangwa se ngo ihindure ibyo yavuze. Ibyo yasezeranyije irabivuga. Kuva uri umwana w'Imana ufite umurage. None se umwana w'Imana ninde? Abantu bose ni abana b'Imana? Oya, nubwo rwose nkunze kumva abantu b'abayobozi bavuga ngo twese turi abana b'Imana, ariko ntago twese turi abana b'Imana. Bibiliya irabyerekana ko abakiriye Yesu Kristo bakizera izina rye ari bo bana b'Imana. Yohana 1:12. Abana b'Imana n'abizera Yesu. Abandi bose rwose ni ibiremwa by'Imana. Abantu bose ni ibiremwa by'Imana, ariko Imana yabahaye ubushobozi, ububasha, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Uwashaka wese yaba umwana w'Imana. Yabigenza bite? Yavuga ati nakiriye Yesu, nizeye Yesu, niyo nzira itugeza kuri Data. Wumve, niyo nzira, ntago ariyo nzira itugeza ku Mana gusa, inzira itugeza kuri Data. Uruzi ko Imana na Data bitandukanye? N'ubwo rwose hari abantu bazi Imana nk'Imana, batayizi nk'Imana Data. Ni ikintu gikomeye cyane iyo umaze guhishurwa ko Imana ishobora byose, Imana ikiza indwara, Imana itanga byose, Imana yaremye isi n'ijuru. Ushobora kuyimenya muri ayo mazina yose y'Imana tuzi mu isano rya kera, ariko utahishuriye ko Imana ari Data, ubuhombye byose. Ni ukuvuga uzabera nk'aho mwana mukuru wa mwana w'ikirara uba mu rugo atazi ko ari umwana mu rugo. Mu mitwe ye, mu myumvire ye yarigize nk'umugaragu. Wenda turaza kubivugaho gatoya. Imana Data, iki nicyo Yesu yaje kwerekana, ayirwa agongana n'abafarisayo. Bari bazi amazina y'Imana yose, ikuneri yarabiyeretse, aza yerekana ishusho y'Imana Data. Kubera iki? Ishusho y'Imana Data ihindura ibintu byose. Yazanye imbabazi, izana impuhwe, izana ubuntu, izana urukundo. Agahura n'umugore umaze imyaka 40 yahetamye ari akamuga, akamukiza ku isabato, induru zikavuga kubera ko yisha amategeko. Ishusho y'umubyeyi, umutima w'umubyeyi iyo waje, amategeko nta kintu abakivuze. Ntago yari gusimbuka uwo mukobwa w'Imana ngo ategereze ngo umunsi ukurikiyeho, kandi aje kwerekana ishusho y'umubyeyi Data igira impuhwe, igira ubuntu, igira imbabazi. Wumve, ni ikintu gikomeye cyane. So ni ngombwa ko wowe wizeye Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe, umenya ko uri umwana, uri umuhungu, uri umukobwa w'Uwiteka. Icyo kintu Satani ntakiguhisha, azaba aguhisha ibintu byose. Kubera iki? Kugira ngo umenye umurage wawe, ugomba kumenya ko uri umwana mu rugo cyambere. Icyo nicyo kintu cyambere, ko abana bo mu rugo bafite umurage, kubera ko Data wacu ni mwiza pe, agira ubuntu, agira urukundo, tugenda tubibona mu byanditswe. Ibuka yuko wowe wakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe, uri umwana mu rugo. Niba ubagirwa ibintu byose uyu mwaka, uzavuga ati ndi umwana mu rugo. Kubera iki? Nibuka ko uri umwana mu rugo, uzamenya ko ufite umubyeyi Data. Umubyeyi Data ushobora kumuhungiraho igihe cyari cyose wagize ibibazo, ari ibyo witeye n'ibyaguturutse ahandi, akagutabara kubera impuhwe ze, kubera urukundo rwe. Ariko mu gihe uzabuze ukeka ko ari ya Mana iguhana, ya Mana ikurebesha igitsure, ya Mana itegereje kugira ngo ikurimbure, ntago uzigira ugira kwizera ko kwirukanka uyisanga. Ibuka ko uri umwana, kandi ubuke ko uri umuragwa, kubera ko abana mu rugo rwa Data bafite umurage. Uretse wumve aho twarimo dusoma mu Bagalatiya igice cya 4, dukomeze umurongo wa 5 ngo Yesu acungura abatwarwaga n'ayo mategeko biduheshe guhinduka abana b'Imana. Ntiba ari ikintu cyakubuza kumenya ko uri umwana w'Imana, ni ukugendera ku mategeko. Uribuka uriya mwana w'ikirara mukuru we yabwiye se ngo maze imyaka ngukorera. Iyo nkuru muyisanga muri Luka 15 gutyo, kubera ku murongo wa 23 mukuru we niho batangira kuvuga ibya mukuru we. Maze imyaka ngukorera, ngo ntabwo nanze itegeko ryawe nari, amategeko yawe yose narayujuje, ngo ariko ngo ntabwo wigize umpa agahene ngo nishimane na bagenzi banjye. Wumve, yishyize munsi y'amategeko atagombaga kwishyira munsi, bituma atamenya mu myumvire ye, atamenya ko ari umwana mu rugo. Isa aramubwira ati, arongera mu Isa itamubwira ati mwana wanjye. Wumve, mwana wanjye, amwibutsa ko ari umwana atari umugaragu. Icyo gihe mu gitondo ngo yarabyutse ajya gukora, atahutse yagiye mu mirimo yagiye gukora, atahutse asanga bakoresheje umunsi mukuru w'umwana w'ikirumbo muri umuna we watashye, w'ikirara wari watashye. Biramuyobera cyane, we akurikiza amategeko, aba mu rugo, yagiye gukora, aratashye. Amagambo yavuze niyo yerekana imyumvire ye. Imyumvire n'ubwo rwose yari umwana mu rugo, ntiyarazi ko ari umwana mu rugo. Imyumvire ntago ari imyumvire, yari afite imyumvire y'abagaragu. Yakurikije amategeko yose, yaragiye gukora, yaramaze imyaka myinshi ngo akorera se. Urumva, Isa aramubwira ati mwana wanjye, ngo wowe turabana iteka ryose, turi kumwe, ntabwo ujya kunshakisha mu rusengero muri overnight prayer, ntago ariho ndi,
Imana ujya gusenga ujyana nayo, ntabwo iba mu rusengero rwubatswe n'intoki z'abana b'abantu, ugendana nayo kubera ko iba muri wowe. Ngo wowe turabana iteka ryose, ngo ibyanjye byose ni ibyawe. Uriya mwana mukuru, uriya mwana w'ikira ntigeze amenya, ntabwo yigeze amenya ko ibyase byose ari ibye. Natwe uyu munsi Yesu aratwibutsa turi abana b'Imana. Twabaye abana b'Imana ryari igihe twizeye Yesu Kristo, igihe twakiriye Yesu Kristo. Imana yaduhaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. None ubwo turi abana b'Imana dufite umurage. Uwo murage mukaya turareba, uwo murage ni uwuhe? Ni umurage mwiza, ni umugisha w'Uwiteka. Umve, papa aratwibutsa uyu munsi ngo turi kumwe nawe, ntabwo yatakaye, ntabwo tujya kumushakisha ibihe byose, ngo ibye byose ni ibyacu. Muri Yesu yaduhaye byose. Muri make dukomeza ahangaha mu Bagalatiya igice cya 4 ngo kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu igihe twakira Yesu Kristo nk'umukiza wacu, umwami wacu. Umwuka w'Imana waje kuba muri twebwe, umwuka wa Yesu waje kuba muri twebwe. Ngo umwuka ngo avuga ati Aba, avuga ngo Papa, Data. Ngo nicyo igihe utinyutse ukavuga, ukamenya ko ugahishurwa ko uri umwana w'Imana, ukavuga uti Data. Umwuka w'Imana uba muri twebwe wunganya n'umwuka wacu, ukatwibutsa, ukatwemeza ko turi abana b'Imana. Ngo nicyo gituma tutakiri imbata, ahubwo utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ntabwo ukiri umukozi mu rugo, ntukiri umugaragu mu rugo, uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Wumvise? Numenya kongera ugahindura ibitekerezo byawe kuri umwana w'Imana, uri umuragwa. Menya ko ufite umurage muri urwo rugo rwa papa wawe. Ni ikintu cy'ingenzi cyane uyu mwaka, mu gihe tutangira, mu gihe tugitekereza, tutegereje umugisha uzazana n'uyu mwaka. Ibuka yuko uri umwana mu rugo, kubera ko uri umwana uri umuragwa. None mukanya turareba umurage wawe ni uwuhe. Menya umurage wawe, menya umurage wawe, menya ibyo ufite kuba uri umwana mu rugo. Ntabwo Imana ishaka gusa ko duhagarara aho ngaho tukamenya ko turi abana, ariko irashaka ko tumenya ko turi abaragwa, twangira tukanishimira mu nyungu z'abaragwa. Umva Abaroma 8:14 haratwunganira kugeza kuri 17. Abaroma 8:14 kugeza kuri 17 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ahangaha abantu bakunze kwibaza, uyu munsi nayobowe n'umwuka w'Imana, ubwo no kuva ko nabaye umwana w'Imana. Niba nayobowe na kamere, ubwo nabaye barashaka ngo abana b'Imana bayoborwa n'umwuka w'Imana. Kubera iki? Kugira ngo ube umwana w'Imana n'ubundi nuko umwuka w'Imana ubaje kuba muri wowe, nuko wizeye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe. Muri make ikintu twebwe abayobozi tutakoze neza ni ukubwira abantu ko bayoborwa n'umwuka w'Imana. Ni ukubwira abantu ngo baza umwuka w'Imana uba muri wowe, yoborwa n'umwuka w'Imana. Mubaze, mugisha inama, arakubwira. Menya ko uyoborwa n'umwuka w'Imana, aho kubabwira ngo nimuyoborwa n'umwuka w'Imana. Mutega amatwi ijwi ry'umwuka w'Imana uri muri mwebwe, uko akubwira, uko akuyobora. Umenye ukuntu uko akuyobora, umusabe uko akuyobora. Menya ko turababwira ati oya, wowe jya ugira gutya, ugire gutya, ugire gutya. Twabahaye amategeko, amabwiriza bakurikiza, aho kubabwira ko bayoborwa n'umwuka w'Imana, aho kubashishikariza kuyoborwa n'umwuka w'Imana, aho kubashishikariza ngo batege amatwi umwuka w'Imana uba muri we. Tubaha ibintu byo gukora. Ibintu byo gukora biroroshye cyane. Iyo umuntu amaze kumuha ibyo gukora, agerageza gukurikiza ibyo wamuhaye gukora, ariko ibyo ntibituma ayoborwa n'umwuka w'Imana. Ubu umuhaye amategeko yo gukurikiza, amabwiriza yo kugenderaho. Oya, menya ko abakristu bafite umwuka w'Imana uba muri bo. None uvuga uti mwuka wera nyobora, mwuka w'Imana muri ngiye, nk'ubwenge, nta gusobanukirwa, nta kumva, nyereka, arakwereka, itoze, bitoze ubimenye. Kubera ko kwizera kwawe gushyira aho ngaho, aho ukize kwizera kwawe niho haba niho hava ibyo bikorwa, ibyo ushaka. Reba ko icyo utegereje ko Imana igukorera irakigukorera. Ikintu utitayeho kigucira uruhande ntikigendera. Ndashaka gushishikariza wowe wizeye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe, menya ko wizere yuko umwuka w'Imana aba muri wowe. Umenye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abana b'Imana bose bayoborwa n'umwuka w'Imana. Umurongo wa 15, Abaroma 8. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe. None se ndashaka kumenya ahangaha, umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba ni uwuhe?
tutarakizwa twabaga mu bwoba bugendana n'igihano cyo kwica amategeko. Noneho turakizwa, tumaze gukizwa tuvuye muri ubwo bubata. Noneho nyuma dusubira muri ubwo bubata bwo kongera gutinya gushaka gukurikiza amategeko, kubera ko amategeko azana n'igihano buri teka, kubera ko udashobora kuyuzuza yose, buri teka ntiyabura itegeko kuba wishe. Noneho kubera ibyo bigatuma uhora ufite ubwoba, ukishyira mu bubata. Kandi Yesu yaje kuducunga, yaraducunguye kuri ubwo bubata bwayo bugendana n'ayo mategeko. Wumve, tubwisubizamo. Ntago twahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba, ahubwo twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba, Papa, Data. Twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana. Ni ngombwa kumenya ko wowe wahindutse umwana w'Imana, wowe wakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe. Niba utaramwakira aka kanya vuga uti ndakwakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wanjye, kuko nkeneye umukiza. Ndakwakiriye nk'umwami wanjye, ko nshaka kwinjira mu bwami bwawe, ukambera umwami, sinibera umwami, sinigenga wowe ukangenga. Ubi ayo magambo yo kuvugishije ukwizera. Reka ukwizera kwawe si amagambo uvuga y'ingenzi cyane, cyangwa n'umutima wawe. Ufungura umutima wawe Uwiteka, wowe niba utarawumufungurira. Kuba waranje kumufungurira, menya kuri umwana w'Imana. Umva umurongo wa 16. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. 17. Ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Niyo icyo kiganiro uyu munsi ngufitiye nkubwira nkwibutsa, uri umuragwa w'Imana, uri umuragwa ufite umurage. Ngo ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Hano akenshi abantu bakuzuva ngo dore ngo imibabaro yo mu isi ngo tugomba kubabarana na Kristo. Oya, ntago tugomba kubabarana na Kristo. Twarangije kubabarana na Kristo igihe tumwakira. Iyo wakiriye Yesu Kristo, abantu benshi ntago bakunze kubimenya, ariko ngiye kubibabwira. Ni nko ubabaranye nawe, ugapfana nawe, ukazukana nawe. Niyo mpamvu tujya gukora igikorwa cyitwa kubatizwa mu mazi. Igikorwa cyo kubatizwa cy'ubwacyo nta mbaraga zirimo. Tujya muri za pisine, tukajya mu byuzi, amazi asa nabi, agira gute, nta mbaraga rwose ziri muri ayo mazi. Imbaraga ziri mu kwizera kwawe, mucyo ibyo byaguhishuriye wowe. Icyo bivuze ni iki? Upfanye na Yesu, uzukanye nawe. Ntago upfanye na Yesu igihe ubatijwe. Oya, warangije gupfana na Yesu, kubabarana nawe igihe umwakira, ukakira ibyo yagukoreye, nawe yafashe ibyo wakoze. Wumve, we yabaye icyaha, wowe uhabwa gukiranuka. Wumve ukuntu Imana ari nziza kubera ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Yesu yaduhindukiye icyaha, atigeze akora icyaha, twe duhinduka gukiranuka, tutigeze dukora igikorwa cyo gukiranuka. Wumve, uyumvire nawe. Ariko abantu barabishidikanya. Wibishidikanya kubera ko n'ubundi na Yesu nawe yahindutse icyaha, nta cyaha yakoze. Nibwo kubera wowe kumwizera byaguhinduye umukiranutsi, nta gikorwa cyo gukiranuka bigeze ukora. Hari ubutumwa bwiza buruta ubwo ngubwo, ubuntu bw'Imana buruta ubwo ngubwo, urukundo rw'Imana ruruta ubwo ngubwo, ubugiraneza bw'Imana ruruta. Ega Imana ijya kuduha Yesu, yari yarangije kuduha ibintu byose. Gukiranuka biri munsi ya Yesu, ntabwo aricyo kiri hejuru ya Yesu. Yesu ari hejuru y'ibintu byose. Yarangiye kuguha umwana wawe ukeneye ngo gupfire, nta kindi ashobora gukwima. Nicyo kintu cyiza kigaragara. Hari ikintu umuntu aguha ukabuze ko yaguhaye byose. Ijambo ry'Imana se, uwaduhaye umwana wayo ngo adupfire, azabura ate kumuduhana nawe n'ibindi byose. Wumve, ijambo ry'Imana rirabivuga rwose. Gukiranuka yabiduhereye ubuntu kubera kumwizera. Yabiduhaye gute? Yafashe Yesu amugira icyaha. Ntiyamugeretseho ibyaha byacu gusa, yamugize icyaha kugira ngo muri Yesu twebwe duhindurirwe gukiranuka kw'Imana. Bivuye gukiranuka kwa Yesu, bivuye mu kumvira kwa Yesu, twebwe duhabwa gukiranuka kubera ko twamwizeye. Imana irakureba ikavuga ngo uri umukiranutsi wanjye. Kubera iki? Kubera ko wizeye Yesu Kristo. Ntabwo uri umukiranutsi wanjye kubera ko witwaye neza. Nubwo bwose witwara neza, kwitwara neza ni imbuto zabo turi bo. Iyo tumaze kumenya kamere yacu, iyo tumaze kumenya indangamuntu yacu, iyo tumaze kumenya abo turi bo, imbuto zera zo kwitwara neza. Ariko mwe kujya gushakisha imbuto n'imyitwarire tuyihindura. Reka duhindure ibitekerezo byacu dukurikije ijambo ry'Uwiteka. Tumenye ijambo ry'Uwiteka icyo rivuga, abo turi bo. Numara kumenya uri we, uzatangira kwitwara mu buryo butandukanye. Okay, umva umurongo wa 16. Wa 17 turawurangije, ko turi abana, turi abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana.
umva Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 12. Wiyumvire amagambo. Iyo umaze gushyiraho fondasiyo wayihinduye urufatizo, wamenye ko uri umwana w'Imana, nyabuna ntagire umuntu nta n'ikintu gishobora kukuvana, nta kintu wowe wakora mu mbaraga zawe cyakuvana mu kuba umwana w'Imana. Kuva ubaye umwana w'Imana bakoresheje ijambo kuba adopta mu gifaransa, adopted mu cyongereza. Ni ijambo rikomeye cyane mu muco w'Abayuda, ku buryo umwana bagiraga iwabo bataramwibyariye, atari umwana w'amaraso yabo, bamufataga neza kurusha uwo bibyariye, kugira ngo uwo mwana amenye ko ari uwo mu rugo aho ngaho. Ni ikintu Satani nta kintu afite cyagukura mu kuba umwana w'Imana. Warangije baragufungiranye. Hari ijambo ry'Imana rivuga ko umwuka wera ariyo ngwate Imana yaduhaye kugira ngo itwereke n'ibindi bizaza biri mu nzira. Urimo icyakujyanyemo n'ukwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe. Icyakujyanyemo nari amaraso Yesu Kristo yamenetse akishyura ikiguzi cy'ibyaha byawe. Ayo maraso Yesu Kristo nta kintu gishobora guhindura icyo yakoze. Byararangiye. Niyo mpamvu wowe ushobora kugenda ukaba umwana w'ikirara ariko uri umwana wo mu rugo. Niyo mpamvu uri umwana w'ikirara yatakaje inyungu zigendana no kuba ari mu rugo, ariko nta rimwe atari umwana w'uriya mubyeyi. Kandi ikindi nuko uriya mugani w'umwana w'ikirara dukunze gutumberera cyane umwana w'ikirara wenda mukuru we, tukibagirwa ko uriya ahubwo ni umugani w'umutima w'umubyeyi. Ushatse wareba cyane umubyeyi kurusha uko ureba umwana, kubera ko urebye ibintu byose byakozwe n'umubyeyi. Umubyeyi niwe watanze umurage, umwana aragenda arawonona. Umwana uzasome uriya mwana w'ikirara muri Luka 15 urebe ukuntu yagiye yibwira ibyo agiye kubwira se, akabanza akabipanga. Yaza kuba ari umuntu wihannye nyakwihana, ntabwo yarinze gupanga ibyo agenda kubwira se, ngo ndagenda mubwire ngo nacumuye ku Mana, ngo nawe mucumuraho, ngo ntabwo binkwiriye ku mwana mu rugo. Urumva ntibimukwiriye ku mwana mu rugo, ariko icyo ntiyashobora no kuba yagikuraho. Yari umwana mu rugo n'ubundi, yari umwana wabyawe na se aho ngaho. Ariko yabaye nk'uwicisha bugufi kubera ikimwaro, kubera umutima umucira iteka ibyo yari yakoze bitari byiza, ashaka kwivana mu kuba umwana mu rugo, ngo ahubwo ngira umwe mu bagaragu bawe. N'ubundi yarazanywe n'inzara, niyo yari itumye ataha. Ariko ibyo ntibyashobokaga kubera ko kuba ari umwana ntibyashobora kuba byarangira. Yapfa yari kuzapfa yitwa ko ari umwana wo kwa kanaka. Yaba ikirumbo ni ikirumbo cyo kwa kanaka, ariko ni umwana wo kwa kanaka. Natwe dufite umubyeyi wacu watugufashe atugira abana be biciye mu maraso Yesu Kristo, biciye mu byo Yesu yakoze. Ibyo Yesu yakoze ntibishobora guhinduka. Niyo mpamvu natwe kuba abana mu rugo bidashobora guhinduka. Ahubwo hindura ibitekerezo byawe, ubimenye kuri umukobwa w'Uwiteka, umenye kuri umuhungu w'Uwiteka, uvuga uti ndi umuragwa, utangire ujya imbere y'umubyeyi wawe ushize amanga, ufate umurage wawe mu kwizera. Ko kwizera nicyo Uwiteka yaduhaye, nicyo dufatisha amasezerano yacu, nicyo dufatisha ubwami turimo. Umva Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku 12. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo. Umva, yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Muri Kristo imigisha yose ni miri. Abaefeso igice cya mbere guhera ku murongo wa 3 kugeza ku 12. Umurongo wa 4 ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, yadutoranirije muri we. Abakiriye Yesu Kristo bose Imana yabatoranirije muri Yesu isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Ikidukura umugayo imbere y'Imana, ikitugira abera imbere y'Imana ni iki? Ni muri Yesu. Muri we turabera, muri we nta mugayo dufite. Kubera iki? Yesu amaraso ye yaratwejeje, yaratwogeje atugira abera. Amaraso ye yadukuyeho umugayo, yishyuye icyagendaga n'umugayo cyose. Umurongo wa 5 kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Wumvise urukundo rw'Imana yagaragaje iduha Yesu Kristo. Yesu agapfira ibyaha byacu, akamena amaraso ye. Ari amaraso akishyura ikiguzi cy'ibyaha byacu,
ariya maraso akaducungura, tugacungurwa kuri uwo muvumo w'amategeko wagendanaga no ko tutashoboye kuzuza amategeko. Ibi byose kubw'urukundo rwayo ngo Imana yabigambiriye ko duhinduka abana bayo. Nongere kwibutsa, wahindutse umwana w'Imana ryari? Igihe wakiriye Yesu Kristo ukizera izina rye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yaguhaye bwa bushobozi, ububasha bwo kuba umwana wayo. Wibuke kuri umwana w'Imana ngo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Wumvise ibintu byose barimo baratubwira ko ni kubw'urukundo rw'Imana, ni ibintu Imana yagambiriye, ni ubushake bwayo. Wumve, ariko twarabihinduye, dushaka kubigira ubushake bw'umuntu, dushaka kugira ubushobozi bw'umuntu, dushaka kubigira ubw'ineza y'umuntu. Oya, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ubw'ineza y'ubushake bw'Imana ni ibintu Imana yishakiye, ni ibintu Imana yagambiriye, irabyikorera kubera urukundo rwayo. Umurongo wa 6, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe. Wumve, ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe. Nuzajya wibuka ibyo urukundo rw'Imana kuri umwana w'Imana, ujye wibuka ubuntu bw'Imana butagira akagero, ko aricyo cyaguhesheje kuba umwana w'Imana. Ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo, hariya uriya mukunzi bakoresheje inyuguti ndende ngo ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Umukunzi wayo ninde? Ni Yesu Kristo. Wumve, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero, udashobora gupima ngo bushimwe, ubwo buntu yaduhereye muri Yesu Kristo umukunzi wayo. Nta kintu kigaragaza ubuntu bw'Imana kurusha kureba Yesu, kuba yaraduhaye Yesu. Umurongo wa 7, niba waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Wumve, barongeye barabitwibutsa ko Yesu yaducunguye kubw'amaraso ye. Ntabwo yaducunguye kubera ko imitima yacu ikeye, n'ubwo bwose imitima yacu ishobora kuba ikeye, ikeshejwe n'amaraso ye. Nta kindi kiyikesheje, ntabwo ari imbaraga zacu, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Uretse wumve nanone umurongo wa 7, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Ngo twaracunguwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Igihe tumwizeye twaracunguwe, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, kuva umwizeye wahise ubabarirwa ibicumuro byawe. Hari abantu bakeka ko bababarirwa ibicumuro kubera ko basabye imbabazi, ariko ndashaka kubwira, usabye imbabazi utarizeye Yesu Kristo, utizera amaraso ya Yesu Kristo, izo mbabazi nta kintu zishingiyeho. Imbabazi zacu zishingiye ku maraso ya Yesu Kristo yamenetse. Ayo maraso niyo yishyuye ikiguzi twagombye gutanga kubera icyo gicumuro. Imbabazi z'Imana ziza kubera ko hari amaraso yamenetse, twe tukayizera. Noneho iyo uzatse ntabwo ari cyo gihe uba uziherewe. Imbabazi wazihawe igihe Yesu amena amaraso ye, igihe zakugezeho igihe wowe mwizeye. Wumvise, imbabazi zatanzwe Yesu amena amaraso ye. Imbabazi zirahari ku bantu bose, ariko abantu bose ntibazifite. Twe twazakiriye twizera Yesu Kristo nk'umukiza wacu n'umwami wacu, tuyizera ayo maraso ko yishyuye ikiguzi cyacu. Igihe wabyakiriye ukabyizera, niho byakugiriye akamaro, niho byakubazweho. Wa wundi winangira bavuga ati ibyo bintu ntago ibyo simbirimo, uwo Yesu wanyu, ibyo byanyu ntibimubarwaho kubera ko atabyizera. Wowe kuba byakiriye ukabyizera, urukundo rw'Imana rurahari, washaka wese yarwakira. Ni urw'abantu bose, agakiza k'Imana karahari, n'ak'abantu bose, washaka wese yakakira mu kwizera. Ariko abantu bose ntibagafite kubera ko batashaka kukakira. Abenshi Satani arabahumya, abandi bahumijwe n'ibiki n'ibibarangaza hirya no hino, byose birimo Satani ari inyuma, bigatuma batamwakira. Abandi arabakorera mu bwenge bwabo kuva ari ibintu by'ubucucu. Ibyo bintu by'ubucucu, twe turabanyabwenge, twize za universite, ibyo bintu byanyu ibyo bintu n'ibiki, nta kibazo. Ibintu byoroshye, bigaragara ko byaturutse ku Mana, ko nibyo abantu bose, ari abera, ari abirabura, ari abamabara gute, ari abakene, ari abakire, ari abanyabwenge, ari abatarize, uwo ari we wese ku isi, uwo ari we wese aka kanya yakizwa. Nicyo cyerekana ko agakiza gaturuka ku Uwiteka, ari ak'abantu bose, ntabwo ari ak'abantu bamwe na bamwe. Icyanditswe cyiza cyane ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Ntushobora gucungurwa utababarira ibicumuro. Wumve,
kuva ucunguwe n'amaraso ye umwakiriye yahise akubabarira ibyaha byawe. Iyo twatse imbabazi rwose ni ukubera ariya maraso, niyo mpamvu duhabwa imbabazi. Nta muntu n'umwe waka imbabazi ngo ye kutazihabwa mu bakiriye Yesu Kristo umukiza n'umwami wabo. Kubera iki? Kubera amaraso Yesu Kristo yishyuye ikiguzi cy'ibyo bicumuro. Ntabwo ari uko imitima yacu ikeye rwose. Yego gerageza ugire umutima ukeye, ahubwo nta nubwo nakubwira ngo gerageza, reka Yesu aganze muri wowe. Tumberera Yesu, reba Yesu aratuma umutima wawe ucya, kubera ko niwe wamenye amaraso ye, niwe wagucunguye. Amen. Muri Yesu niho byose biri. ngo ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ubutunzi bw'ubuntu bwayo burangana iki? Ngo bumwe butagira akagero nk'uko twarebye ruguru, bumwe budashobora gupimwa. Umurongo wa 8 Abaefeso igice cya mbere. Ubwo yadushagarijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Bwa buntu ngo yabudushagarijeho butubera ubwenge bwose no kumenya. Itumenyeshe ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye. Umurongo wa 10. kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri munsi. 11. Kubw'uwo Yesu natwe twarazwe. Wibuke ikinyigisho nari no nk'icyo mvuga nti uri umuragwa. Umuragwa ni iki? Afite umurage. Ngo kubw'uwo Yesu Kristo natwe twarazwe. Kubera Yesu twararazwe, kubera Yesu twabaye abana, kubera Yesu dufite umurage. Twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye. Wumve, uyu murage wacu ntago ari umurage tubona ko twitwaye neza, ntago ari umurage tubona kubera ko twakurikiye amategeko y'Uwiteka. Ni umurage twahawe kubera Yesu, kubera kumwizera. Ni ibintu Imana ngo yari yigambiriye kuva kera. Ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Ni ubushake bw'Imana ko twabaye abana b'Imana tukagira umurage. Imana ishimwe ko ari ibintu Imana yagambiriye. Umurongo wa 12. Ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Wumvise, Imana yabigambiriye ati nimwizere Yesu mube abo gushimisha ubwiza bwanjye. Umva Zaburi ya 2 umurongo wa 7 kugeza ku 8 ukuntu havuga. Zaburi ya 2 umurongo wa 7 kugeza ku 8. Ngo uwo mwami aravuga ati, ngo reka ntangaze iteka ry'Uhoraho. Yarambwiye ati, ni wowe mwana wanjye, kuva uyu munsi ndi so. Umurongo wa 8 wa Zaburi ya 2. Ngaho nsaba, nzaguha amahanga yose ho 8. Nzaguha amahanga yose ho umurage. Urumva iki cyane twundi gikomeye. Uzayategeke ugeze ku mpera z'isi. Ngo nsaba, nzaguha amahanga yose ho umurage 8. Wumve, kubera ko iki? Kubera ko uri umwana wanjye, ngufite umurage ukomeye. Nsaba, ndaguha amahanga yose h'umurage. Ariko abenshi turareka Satani akaza akatubeshya, akatwibagiza ko turi abaragwa, akatwiba umurage wacu. Ni ngombwa kumenya indangamuntu yawe, kuri umwana w'Imana. Umubyeyi wacu arashaka ko tumenya ko hari inyungu dufite umurage. Ibyo birahindura uko dusenga. Aho kujya imbere y'Imana tuboroga, dusabiriza, twagombye kujya imbere y'Imana dushimira Imana ku murage ko yatugize abana bayo. Dushimira Imana ku murage ko tuje kwakira umurage wacu w'uyu munsi. Wa mugati w'uyu munsi ni umurage wacu. Umugisha w'Imana ni umurage wacu, kubera ko turi abana b'Imana. Twagiye dushimira Imana ku bwa Yesu, ku byo Yesu yakoze, ko turekuye kwizera kwacu, turafashe umurage wacu. Umurage, ibisubizo by'ibibazo byawe biri mu murage wawe. Wakire. Niyo mpamvu batubwira ngo tujye imbere y'Imana dushize, tudafite ubwoba, kugira ngo tubabarirwe, kugira ngo tubone ubuntu bo mu gihe nyacyo. Ikibazo ufite gikeneye ubwo buntu. Wumve. Okay, reka dukomeze gatoya ku byanditswe. Noneho umva Imigani 13:22 ukuntu avuga ngo umuntu mwiza asiga umurage uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Umuntu mwiza ngo asiga umurage uzagera ku buzukuru be. Twe dufite umubyeyi mwiza waduhaye umurage wacu. Umva Abagalatiya 3 kwavuga 13 kugeza ku 14. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu
ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubone kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Kwizera kuduheshe wa mwuka twasezeranijwe. Aha, urabona uri umurage wacu ni umugisha, ni isezerano rya Aburahamu. Umugisha wa Aburahamu wabaye wacu twebwe abanyamahanga tuheshejwe no kwizera. Uriya mugisha ni wo murage wacu. Umurage wacu ni uriya mugisha Imana yahaye Aburahamu. Umva ngo kuko iyo umurage uva mu mategeko, umurongo wa 18 wa Galatiya 3, iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. None isezerano Imana yahaye Aburahamu ni irihe? Umva Abaroma 4:4 umurongo wa 13 ngo kuko amategeko atariyo yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose. Umurage we ni isi yose nk'uko twabibonye hari haruguru, ahubwo yari heshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Wumve ntaga amategeko ashobora guhesha umurage niyo byagenda bite. Kubera iki? Imana igwaye umurage wawe kubera ko wuje amategeko yabiguhembye. Ntishobora guha ikintu yaguteganyije nk'umurage ngo kiguhe nk'ibihembo. Ndabisubiramo, Imana ntabwo ishobora kuguha ikintu yaguteguriye nk'umurage ngo kiguhe nk'ibihembo by'icyo wakoze. Niyo mpamvu idashobora kuguha uwo murage kubera ko wuje amategeko. Reka turebe umva Abaroma 4:14 kugeza ku 16. Abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Urashaka ikintu cyakwimisha umurage wawe? Yoborwa n'amategeko, jya kwiringira amategeko. Ngo abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Iryo sezerano ry'umurage riba ripfuye kubera ko ushaka kwiringira amategeko. Izere Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe, uri umwana mu rugo ufite umurage. Ngo nicyo gituma ngo kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro cyaba. Nicyo gituma umurongo wa 16 igice cya 4 cy'Abaroma byose biheshwa no kwizera ngo bibi by'ubuntu, iyo iryo sezerano ribone uko rikomerezwa urubyaro rwose. Umurage wacu turofata mu kubera kwizera kwacu, tuwufate nk'isezerano. Nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo n'urw'abafite kwizera kwa Aburahamu ari we sogokuruza wa twese. Wumvise? Umurage wacu turaweshwa no kwizera. Umurage wacu nuhe? Ni umugisha. Umugisha ni umugisha Imana yahaye Aburahamu, yamuhaye ngo abantu bomwe ngo nzaguha ngo haye umugisha kugira ngo nawe ubumugisha. Ubumugisha ku bantu bo kwisi yose. Umugisha so kugira ngo ngira umugisha ngumane jyenyine, no kugira ngo mbere umugisha n'abandi bose. Umva intangiriro 12:2 kugeza kuri 3. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Iryo niyo sezerano Imana yahaye Aburahamu. Kandi nzaba umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nibwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Iminota yanjye kabirarangiye, nkaba nkwaturiyeho ko uri umuragwa. Wowe wakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe. Niba utaramwakira, mwakira akanya uti Yesu ndakwakiriye. Uri umuragwa, umurage wawe ni umugisha w'Uwiteka Imana yagusezeranije wakira mu kwizera. Mu izina rya Yesu Kristo nkaba ngukwaturiyeho, akira umurage wawe mu izina rya Yesu. Amen. Mwaba muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait. Uwiteka agukomeze, Uwiteka akomeza guha umugisha, akomeza kurinde, akomeza kumurikirisha mu maso he, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Amen. Wacu. Amen. Wacu. Amen. Wacu. Amen. Wacu. Amen.